Ese mujya mubona ukuntu abagabo cyangwa abasore mbese igitsina gabo umubare munini batajya bizihiza isabukuru y'amavuko birthday? Ubusanzwe abagore cyangwa abakobwa hafi ya bose twavuga yuko muri rusange umunsi wabo w'amavuko ni ikintu bitaho cyane, ni ikintu bashyira imbere. Ariko igitangaje, abagabo benshi cyangwa abasore benshi usanga uyu munsi baba batabyitayeho, nta kintu bibabwiye. Ugasanga nta nubwo bibuka yuko bagize isabukuru. Ugasanga abagore babo cyangwa abasheri babo nibo babishishikayemo, nibo bari kumwibutsa buri kanya. Mbese we ubona nta kintu bimubwiye, kabone n'ubwo yabahoza ku mutima umunsi mukuru w'amavuko w'umugore we cyangwa se abana be cyangwa se fiyanse we, ukabona byo rwose abyitayeho. Ariko we umunsi we w'amavuko akaba nta kintu bimubwiye, akabifata nk'ibisanzwe nk'indi minsi yose. Ndagira ngo umunsi wa none twumve ukuri kwihishe inyuma y'abagabo batajya bizihiza isabukuru yabo y'amavuko birthday. Aha nimvuga abagabo n'abasore ubwo ngubwo, mbese ni muri rusange igitsina gabo cyose. Impamvu abenshi batajya bizihiza umunsi wabo w'amavuko, izi ni impamvu 5 zibyihishe inyuma. Ndagira ngo nzikubwire vuba vuba, ariko iya gatanu iraza kugutangaza. Kora subscribe niba utarayikora, dukomeze. Ukuri kwa mbere kwihishe inyuma y'abagabo batajya bizihiza umunsi wabo w'amavuko nuko aba ni abantu baba bazi kwiha ibyishimo batabitegereje ku bandi. Kwa kundi umuntu aba atekereza ngo nagize ibirori, nagize umunsi mukuru, abantu baraza banshimishe, twishime. Ababo ibyo ntago babikozwa. Ubu usanga bafite imyizerere ko umuntu wa mbere wo kubaha ibyishimo niwe ubwe, nibo ubwabo. Aba bantu kandi icya kabiri, usanga ibintu byabo byose bakora ntago bajya babigira intambara, no big deal. Kwa kundi ubu usanga abantu bahangayitse, abantu ibyishimo byabarenze, ngo uyu munsi niwe navukiyeho, uko byagenda kose agomba gushya, uko byagenda kose ngomba gukora ibirori by'akataraboneka, ngomba gupostinga abantu, inshuti zanjye bagomba kumenya ko uyu munsi ariwo navukiyeho, iyi tariki ariyo tariki yanjye. Ese umunsi wanjye uraba umeze ute? Ndimo nzimya buje, nkata keke, ibintu rwose byashyushye, wibaza niba bari bugukorere surprise, hari abashuti bawe bari bukumeneho amazi. Ibyo bintu byose ntago bene aba bagabo cyangwa bene aba basore biba bibareba. Ntago bajya bagira ibintu intambara, ntago bajya bagira ibintu byacitse. Oya, bo ukuntu baba babibona ibyo byose biri bube yego, ariko at the end of the day nta kindi kidasanzwe baba babibonamo. Ibyo byose nibirangira nta yindi nyungu baba babibonamo. Ukuri kwa gatatu kuba kubyihisha inyuma nuko aba bagabo cyangwa aba basore batajya bizihiza umunsi wabo w'amavuko usanga ari abantu bakunda gufasha, ariko bo bakanga kubera umutwaro abandi bantu cyangwa bagenzi babo. Kuko usanga niba wagize umunsi mukuru birthday ukamutumira cyangwa se ukabatumira, aba ngaba usanga bazaza mwenjoyinge, nta kibazo rwose, bazitabira ubutumire. Cyangwa se usange ari sheri we, madamu we, abana be, nta kibazo baba bafite rwose, baraza bakenjoyinga. Niba ari n'uruhare bagomba kugira muri ibyo birori bakarugiramo, gift bakagura ibiki byose. Ariko byagera kuba ari itariki yabo, bo ntago baba bakeneye yuko hagira abantu babafetera izo anniversaire. Mbese bo baba babibona nkaho ari ukugora abo bantu. Ugasanga bo ntago baba bifuza ko hari umuntu ubakorera iyi anniversaire cyangwa ubazanira impano n'ibiki byose. Baba babona ko baba bifata nkaho barimo kubagora. Niko bimereye rero, ntago wabibakuramo, ntago baba bashaka kugora bagenzi babo. Kandi bo ugasanga kwigora bagufasha muri ibyo birori nta kintu bibatwaye. Niko bameze. Ukuri kwa kane kubyihisha inyuma nuko aba bantu bizerera ubuzima bwabo mu kwiyubaka no mu gutera imbere,
apana ibintu by'amatariki no gukata keke. Aba bantu usanga ikintu bashyize imbere ari ugutera imbere imishinga y'ubuzima n'ahazaza habo, bakamara umwanya wabo bahangayikishijwe cyangwa batekereza ku bintu by'imishinga, aho bakura amafaranga, uko imiryango yabo izaba imeze ahazaza, bakumva ko ibintu byo gutekereza gukata keke n'ibintu byo kubara amatariki ngo umuntu azagiriraho isabukuru, baba bumva ari nko gutakaza igihe, baba bumva ari nko gutakaza imbaraga bagakwiye kuba bakoresha mu bindi. Uyu muntu rero kuza umubwira ibintu ngo by'itariki y'amavuko, aba arakureba akabura icyo agusubiza, kuko ababona abantu babiha umwanya, ababona atazi ibyo baba barimo ari ibiki. Icya gatanu, ni abantu kuba bonyine nta nshuti nyinshi bagira, ntacyo biba bibatwaye na kimwe. Ngira ngo mujya mubona cyane cyane bashiki bacu, iyo ari umunsi mukuru w'amavuko wabo, ni hahandi baba bishimye ndetse bategereje ko inshuti zabo zibaba hafi zikabakorera ibirori, mbese akumva ko kugira inshuti ziba zimushagaye bimushimishije. Ibi rero bitandukanye n'aba bagabo, kuko baba bumva ko ikintu cya mbere ari imitekerereze ye, adakeneye za nshuti ku buryo zibaye zidahari ngo hari icyo yahungabanaho. Oya, icyo abashyize imbere ni imyizerere ye, ibitekerezo bye, adakenera kwemerwa n'abantu kugira ngo agire icyo akora, mbese muri we aba yumva yihagije. Ubundi niyo myumvire y'aba bantu. Ni abantu kandi baba badakeneye ko sosiyete ibahanga amaso, uba usanga ari abantu bakunda ubuzima bwite bwabo buri prive, ariho hahandi utazamubona yapostinze kuri social media, adakeneye kumenyesha abantu itariki ye y'amavuko ngo bamumenyeho byinshi. Uba usanga vi prive aricyo kintu baba bashyize imbere. Gusa aba bantu nk'uko natangiye mbibabwira, uba usanga abenshi ari abana beza rwose, niba wagize isabukuru aragufasha, akube hafi, niba uri sheri we impano hafi aho, famiye ye ayiteho, gift za hato na hato hafi aho ngaho, nta kibazo ibyo biba bimuteye rwose. Niba video hari ikigufashije, kora subscribe niba utarayikora, twikomereze ku muryango mugari Ibanga Entertainment, channel yanyu twungukiraho byinshi, kandi ujye wandika muri comment ukaba watubwira n'ibindi twagenda tuganiraho, n'igitekerezo cyawe ukomeza ugitambutsa ntacyo biba bitwaye. Ukanda like kuko nabyo ni ibintu biba biri aho byoroshye kandi bidufasha gukomeza twagura uyu muryango mugari. Reka duhure mu bindi biganiro bikurikiyeho. Ciao.